Tubahaye ikaze mwese mukurikira Radio Isango Star. Uyu ni umwanya mwiza wahariwe ikinamico y'uruhererekane yitwa Uruhuri mugezwaho na Ishya Culture Troupe. Iyi kinamico igamije kugorora, kwigisha no guhugura hagamijwe iterambere rirambye ry'Abanyarwanda. Ese ubu noneho muri rusange umukino ugiye gutangirira he? Ese urasoreza he? Ntabatindiye, reka mukurikire umukino. Kanjya gusura sore nubwo ari injiji ariko ni inshuti yacu ndetse ubu agenda amushyira iki wabona ubukene bwaramwishe inzara kandi abantu batwite banza baba bakeneye kurya cyane hakoze nkanjye nobera sinjya mpaha ibiryo ndamenya amugurira iki kiva muri aya mafaranga kandi mu iduka ndabaza mwiriwe yewe murakoze ndabona hano mwakira abakiriya neza njyewe rero nje guhaha ariko mu by'ukuri ntabwo nzi ikintu nje guhaha ndabona hari waba uri n'umumama abanza ugiye kumfasha nta kibazo ni umuntu w'inshuti yacu nyine byayobeye agira gutya atwara inda ngiye kumusura buriya se umuntu yamushyira nk'ibiki byo kurya byo kurya se umuntu utwite ko agira amahitamo menshi pfa gutwara tuno tuyawurute ubwo nk'ibyo twari no vanira umushyire n'iji yo mu ikarito akoze ko nta bintu byo guteka uri kumbwira kandi ashobora kuba yarakubiswe mama ashobora kuba nta kintu cyo guteka afite utwo twatunga umuntu se urashaka byinshi byo guhaha n'ibiceri n'ibiki ibintu nyine bimutunga tumuremere aho yangiye kumuremera ngewe buriya ntabwo wamushyira n'umuceri hari ikibazo se umuceri kawunga nta kawunga si byo ko ari ibiryo by'abanyeshuri ntabyo namushyira ubwo nk'umuceri na twa tuntu tundi wavuze mbite nanigendera bindi ndamo amafaranga azirwariza mushyire n'umugati nta kibazo ntacyo kandi mumwiteho nuko gerageza nyine reka se ni kwa kundi nyine umuntu atabura uko agira umuntu babanye mube hafi buriya ni amahirwe byara n'umugisha nubwo biba byaraje gutyo ariko mugomba kubyakira mukamuba hafi mukamwitaho rwose ababyeyi babyihorera araduhombeye reka twe ntabwo ari byo tugenderamo zaba murakoze mama mubasuhuze yego wiriwe neza biriwe sheri bite se ni byiza birute se yameze neza pe umva rero hari ikintu nashaka kukubwira mbwira ndi kukumva ndagira ngo tuganire ku bintu maze iminsi mbona kandi byanteye ubwoba pe kaye babonye ibiki se wa uziko Kagabo na Shamimu ibintu byabo bigeze kure reba tukiva muri Guma mu rugo bagiye gutembera Gisenyi bamara weekend yose kagira inkuru rero uti Shamimu rero yatemeranye na Kagabo muri weekend Gisenyi ngiye yose ntanabizi we kumana nyagasa n'abana bubu we gusa ibyo bintu ndo babimenye utewe nyamara mama wabyiteho ngewe binteye ubwoba pe kuko mbona Kagabo akundana na Shamimu cyane kandi urukundo bakundana yemba mbona ari urusanzwe nta musaza na mushiki bambana nta kindi kihishe inyuma kandi bishobora gukura tugashuduka abana banyu burundu kwa mukobwa ntutangiye kuzana ibintu biteza umuntu urubwa nyamara mama nubwo binkura muri amonda sinoga biriya bintu biteye ubwoba pe ngewe mfite ukuntu mbibona cyane kubarusha kuko ari nanjye twirirwana nawe ukwiye kuzajya ubyitaho makumi kutangiye kuzana ibintu by'ubujajwa kuko ibyo bintu bikuraye ubundi ku myaka yawe ibyo bintu ubundi wabibwiwe nande nyamara ibyo mvuga ni ukuri mba nabibonye makumi sinzi pe ibyo bintu ntago ndabibona iyo nitegereje neza mbabona bikundanira bisanzwe reka ninjye twirirwana ahubwo se turetse ibyo ngibyo bya Kagabo na Shamimu ubundi papa we twari twaganiriye yambwiye ngo ashaka ko nurangiza kwiga uzajya gukomereza hanze ubundi uri tayari uriteguye hoya mama winjijisha rwose uzanye ibyo ngibyo byo kujya kwiga ngendagira ngo tubanze twiga ku burere bwa Kagabo kuko hari amakuru afite ahagije ko we na Shamimu bafite gahunda yo kubaka urugo kandi Shamimu uribuka ko ashobora kuba arusha Kagabo imyaka igera kuri 15 ubwo urumva ko Kagabo afite ibibazo garukira aho ngaho ahubwo se mama
wari uzi n'ibindi uzi ko Kagabo asigaye anywa inzoga. uti kunywa inzoga Kagabo wanjye Ego maku umva nigeze kujya kwa Shami batunguye nsanga bari kunywa amayoga Kagabo yambaye isume. oya garukiraho eswime Ubwo se mama urumva bari bavuye mu biki? oya yambaye eswime Kagabo nande Aha. nashamimo oya maku garukiraho ngaho we ubwo nazibaga ntuzerekeza hehe ntabwo byashoboka. Siyo mpamvu se ndi kubwira ngo tubyigeho. ndabanyabujajwe wa mukobwa we. Noella sha wakoze kunsura pe ni ukuri muri abana beza ndabashimiye cyane. Sha nyine nayo narabikwemereye ko nzagusura ariko nyine na Shamimo nuko adahari urumva Shamimo nyine nawe muri iyi minsi afite agace ari guhindiramo umva ni bene ka gacu karimo inkuba n'imirabyo byose icyarimwe. Zimbe bimeze bite? afite akana hariya karamusajije kitwa Kagabo. Akana akose noneho ako nowe murakabije. Akagasore noneho muvuye muri bya bisaza mugiye mutwana. umva ni umwana ari kwirerera ntiwamuvuga. Ubwo ariko ari gushaka nyine uburyo yinjira muri ya marembo hari. aha ni ribu nyine. ubwo rero baba bari kurya isi nk'ubuse amaze iminsi adahari ngo batembereye simbizi twari kuzana nyine ariko twakusanyije amafaranga nyine arambwira ati wowe kuko hari genda umusure tumube hafi nyine dore mu bwigungiri wenyine ako humura nubwo bimeze gutyo abagabo baruzuye hano hanze sore twe tuzagushakira undi ureke ka gahire kabihemo gusa ariko undi nta makuru ye. Sha Gahire mureke nta makuru ye mfite pe. Ariko Shano we ndabashimiye meze neza narabyakiriye. Ariko byo wakira n'ibiki rwose. wenda ibyo by'ubukwe bwo nta budapfa sibyo n'abapfusha kangaye bagakura ubundi ariko se sore uracyatwite. Ako nawe uri umuti w'amenyo none ubu ntabwo uyireba. Umva ndatwite ntegereje kubyara rwose nkarira. ako se soreye koko soreye uracyatekereza bya cyana gutyo ese nanone ngiye nubwo nagusuye nakuzaniye ibintu byo kukwitaho n'ibiki ariko ngiye rwose ndacyakumvisha ko ukwiye kwikiza uwo muzigo kabisa. uri kwiyicira ubuzima ubuse uzabyara nta kazi ugira ubuse nyuma yaho uzakuraho umugabo ubuse uzagiye ku mwana ujye gucuruza agatara umwana kuki utekereza ugere kure umwana se ubwo ngubwo wamuteye wifashe gutya uya kumutwita utarabipanze utaramuteganyirije ubuse shana avuka koko uzamugaburira iki utari kumwe na se byibura nyamara ware kubujije tugasoza gahunda ukabona ukiza uwo muzigo kabisa usubiye ku isoko. Ako nawe mbabara umbwire ubu kuko nzabasobanurire ngeze hehe. reka nkubwire ntabwo rwose nakura mu uyu mwana. ariko so umwana wagira ngo ni nka kota ufitemo cyangwa zahabu. uyu muziranenge nawe muho iki koko tugisha umuziranenge se noneho nimba ari umuziranenge uraza kumusiga inenge yo kuba mu bukene no gukubitwa n'ibiki akarara arira wabuze n'amashereka nta gikoma ubwo buzima bimeze gute. Reka nkubaze ise waramutse aje aramutse agarutse mbese namubwira ko byagenze bite. Byagenze bite se Noella yagiye sazi ko twite nari narabimubwiye none se nda ntizivamo. none se wibuka ko nabibwiye iwacu ko nabo babizi ko ntwite ubwo se nababwira iki iwanyu nabo barabizi iwanyu nabo barabizi ko wataye umutwe kandi buriya gutwita bizirana no guhangayika iyo uhangayitse hita ivamo bagira ngo nibyo byakubayeho ntukuri ariko se wajya ukerebuka mwana njye kabisa mbona unatubihiriza ubuse urabona iyi si uzayirya gute n'uruhinja mu mugongo. mba cyakora none reka nkubwire ndumva ndi kugenda numva ibyo uvuga wigira ubwoba nta kintu uzaba birumvikana pe kubyara nta mugabo nta kazi ubugoryi iwanyu ntabwo byoroshye ni ukuri ariko sha ndacyafite ubwoba bw'iki se none se nowe nk'ubu koko mfuye gupfa ariko gupfa ariko wagira ngo ni ibintu bagura kuri butike gupfa biramutse bimenyekanye bakamfunga ndamutse ubimenye uzishyiraho icyapa ko wabikoze. reka nkubwire twebwe nge na Shami mu buriya turi inzobere muri ibyo bintu kandi tuzagukora ibintu bya VIP bihenze ariko twe tuzakwishyura ku mafaranga yacu sibyo tavaho nahangayika twe tuzakwishyurira babirangiza nta n'uzamenya ibyabaye buzacya bituza tukwihere n'akazi ubuzima bukomeze ushaka undi mugabo gusa wagiye ukanguka mwana.
yewe ndumva mfite ubwoba pe. ariko se sore reba ubuzima ubayemo uyu munsi ukiri wenyine hari ikintu nsanze ufite hano mu nzu umva birankomereye nturi imbabare ntabwo nakubeshya ngaho ibaze hari uruhinja hano nawe urarira hano uruhinja ruri kurira se byihorere birankomereye ariko nanone mfite ubwoba gusa ubwoba ni ubushenzi imana ibwirukane biransaba kubanza kubitekerezaho pe. ariko se uratekereza ni ikibazo cyo kubyara umushinga nta mugabo rwose sesa se wacaye nibaza Vuga n'ukuntu nkawe. nabaho nawe urabizi umwana ararushya ubu na mama yarambwiye ngo nzabage ngaho umva kandi ritavuga umwe ubu se urumva uhagaze uri mpagaze none nawe uri aho ngaho urizengurukaho gusa uzana ibintu by'uburezi reka uburezi wawe reka nkubwire ngiye kubitekerezaho ariko ubundi uratekereza ibiki waje mu gitondo tukagenda ntabwo wumva nabi wumva utinze kabisa ndumva ngifite oya uba ukeneye imigeri ntabwo ari ukumva ntinze ariko nanone akoba kaba karimo kiki se kiki wowe nawe umuntu urega ntaraba n'umwana se yundi itari no mu mezi 5 ni amazi wana ni amazi ni nk'uko warya ibiryo ukabiruka mu kanya nta birenze nawe kambitekerezeho ariko Bitekereza. ndaguha igisubizo vuba oya ntuntinze niyo Kuko nanjye utazasanga ndahangayitse. twaranabivuyemo umva cyakora umazemo n'isukari nshakira akantu ko kunywaho ninywere mba ni gutaha reka nkushakira ko kunywa n'ubundi ariko rwose ureka ubwanasore ureka ubwana isi iraryoshye wa mwana we iragana ahantu heza ntuzane ibintu byo kuzazama ngo urabyara ndi no mu bibazo bikomeye wa mugani kuzanamo uyu mwana ngo ni umuziranenge ngo uyu n'umukwize mu ntenge z'ubukene noneho no kubabara gusa uzabukoze kubyara ni umushinga uba utoroshye bisaba amafaranga kandi ntayo mfite ku kazi baranyirukanye hibaza ubereye aho kabisa uraba urasamye none nawe nginda ngo kubika wapi wana ikiza umwanda ayayaya shaba resto bare yacu noneho kabisa ifaranga tugiye kurikira igitabo noneho nta bintu bya delivery abakiriya bemerewe kuza intebe ziteye harimo metero umva imiti yo gukarabira hari yewe cyakora tugiye kuyinjiza kabisa gusa Shamima ari kumbihiriza Shamima koko uko mbereye igihombo kuva yamenya karakana ngo ni kagabo yataye umutwe sinzi ukuntu nzabigenza rwose kabisa ndapfuye urari mu mena yanjye urako ari mama kagabo ubu naje kwiyama Shamima ndapfuye naje atanahari mana yanjye mubwira kuroha umwana w'abandi bibirankoraho sibo hano nta muntu wabiganye senda bigenza gute mfite we karibu kiriya mwiriwe mama ese urahari ni karibu rwose hano turabakira wiriwe neza di muraho bitese igikoma ni byiza ndumva mfite inyota nta kantu wambarira ko kunywa ndakaguha gakonje ni akantu k'umutobe ndabibona uri umumama w'umurokore urabizi urabona ko n'agatambaro nanigirije ntabwo nababarira mu bisembuye reka nze nkabazaniye ndebera akasitiro gakonje mushyiriremo n'utuntu tw'utugaraso kugira ngo numve ko inyota nayitsirika ni ukuri izuba hanze harimeze nabi reka nkabakemurira ku kabazo hano niba ibisubizo bijyanye n'inyota n'icyaka kabisa uyu muntu arashaka icyo kunywa gusa we ariko mbabarire irya none biriya bintu simbirimo ntambaza iby'umwana usunda nambaza aho bari mama ni mwakire ndabona wihuse de iyi ni ukunyaruka bumva rwose umuntu wagoye akazi yagize neza pe ngewe nkora nk'uwikorera buriya biragaragara pe nta muntu utaguha akazi murakoze none si igikoma karama kangana disi ujya kungana n'umwana wanjye arya ntukorera hano na Shamimura Shamimu nyine wa undi Shamimu mukorana hano Shamimu nyine Shamimu nyine nawe akora hano none se ari hehe Shamimu se Shamimu nyine urumva Shamimu nyine urabona ibintu byo kugenda Shamimu nyine hari abakiriya agiye kureba bivuga nk'aho ari akantu nkinze ni ukuri hari ahantu yagiye kureba abakiriya nese kagabo bajyanye kagabo urumva kagabo yambwiye yuko aje hano kandi bari kumwe na Shamimu rero ndibaza ngewe ubundi kagabo Shamimu na kagabo ubundi ngewe nje mu kanya buriya usanze aribwo nkihagera bo rero buriya nyine bakuza mwakoze mwese kubana natwe ndizera ntashidikanya ko mwanyuzwe n'uyu mukino niba wifuza kuduha igitekerezo watwandikira ku mbuga zacu zitandukanye
kuri Instagram ni ishya culture troupe, Twitter ni ishya culture troupe, Facebook naho ni ishya culture troupe, YouTube naho twitwa ishya culture troupe. Waduha kandi ubutumwa bugufi bw'igitekerezo cyawe kuri WhatsApp kuri nimero 0788 41 77 56. Ikinamico kandi iterwa inkunga na Isango Star. Njyewe na Jackie Nishimwe, naho ubutaha mugira amahoro.